mu izina ry'umwami wacu Yesu. Amen. Nde Revera Pasteur Espanyota. Ndabiyegereje kuko buno bw'imbaraga z'Imana. Yego murakoze. Uyu munsi nifuzaga kuganira namwe, ariko mbere yuko tuganira nifuzaga ko abanza ugasenga Imana. Mana Data, mu izina rya Yesu turagushimye kubw'ikiganiro cyiza utangije hamwe natwe, kuko ijambo ryawe Mana rirambwira ngo babiri cyangwa batatu aho bateraniye mu izina ryawe bahuje umutima uzaba uri hagati muri bo. Turagushimye kuko turi wa mubare wavuze kandi ugiye kubana natwe kuri iyi gahunda. Iki kiganiro tubishyize imbere yawe, ikiganiro cyose kigiye gukorerwa hano mu izina rya Yesu. Amen. Hari ibintu bibiri bitatu ndimo ndibaza muri iyi minsi, kandi muri ibyo bintu bitatu ndakubaza ikintu kimwe gusa Pastor. Ni kubera iki ingo ziri gusenyuka cyane? Kubera iki ingo ziri gusenyuka cyane? Kandi nzi kuri Pasiteri, kandi nzi yuko mufite ubwo butware bwo kwigisha abantu iyo bari kwinjira mu nsengero. Ni iyihe mpamvu ubona ingo zisenyuka muri iyi minsi kandi abantu binjira mu rusengero? Murakoze cyane. Nitwa Pasiteri Cyuma Jean Claude, itorero ni Elohim Ministry. Nishimiye cyane ku kibazo ubajije, ndetse uvuze uti hari uko abantu barimo kubyibazaho kubera iki ingo zirimo gusenyuka. Ubundi urugo gusenyuka iyo turebye hari abantu ubwabo baba bifitemo uruhare. Icya mbere, iyo dukurikije ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana riravuga ngo urugo rwubatswe n'Uwiteka nta gishobora kurusenya. Hanyuma se ukiri aho ngaho kuri kumbwira ngo dukurikize ijambo ry'Imana, uko mbona na bamwe bajya mu nsengero mwaba mwanasengeye nabo bazisenya, niko baba batakurikije ijambo ry'Imana? Ikintu gihari ni uko abinjira mu rusengero kenshi hari abaza bakurikiye ibindi bintu, ariko ngira ngo iyo umuntu aje mu rusengero akumva ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana rituma akizwa, kuko biratubwira ngo nitumenya ijambo ry'Imana tuzamenya ukuri, kandi ukuri kuzatubatura. Mu gihe rero umuntu aje mu nzu y'Imana atazanywe n'ibindi, akaba azanywe n'ijambo ry'Imana, azahinduka ahinduwe n'ijambo ry'Imana. Urakoze cyane. Azahindurwa n'ijambo ry'Imana, ku buryo n'iryo jambo ry'Imana rishobora kubaka urugo rwiwe. Hanyuma Pasiteri, ko ndi kumva amakuru akikikara ku bapasiteri, ku bahanuzi, abahanuzi bataye abagore babo, abapasitori bataye abagore babo. Ese ibyo ngibyo byo nabyo ni ubushake bw'Imana cyangwa? Ntabwo ari ubushake bw'Imana, kuko iyo dusomye ijambo ry'Imana mu Migani ibice 14 umurongo wa mbere, ijambo ry'Imana riratubwira aho ngaho. Reka tuhasome. Hanyuma igitabo cy'Imigani, yego, ibice byaho ni 14. Reka turebe umurongo wa mbere, haravuga wiki. Aratubwira ngo umugore w'umutima wese yubaka urugo, ariko umupfu we ubwe ararusenya. Ugenda atunganye yubaha Uwiteka, ariko ugoreka inzira ze aba amusuzuguye. Iri jambo ni ikiri bitubwiraho. Iri jambo ntirireba pasiteri, ntirireba umuntu wese kuvuga ngo riravangura, rireba umuntu wese waremwe n'Imana, pasiteri, umukozi w'Imana. Riratubwira ngo umugore w'umutima wese yubaka urugo rwe. Ni ukuvuga ngo umuntu wese w'umukristo n'umukozi w'Imana ntiyakagombye kurangwaho n'ingeso zo gusenya urugo, ahubwo yakagombye kugira icyo bita kubaka urugo, kuko itorero ritangirira mu muryango. Ntabwo wambwira ngo uyoboye itorero cyangwa se uri umukozi w'Imana ukorera Imana ariko utazi kubaka urugo, kuko burya urugo, ijuru rya mbere cyangwa se urugo rwa mbere rutangirira mu ngo zacu. Kuba rero ndi umukozi w'Imana
ntabwo bikuyeho ko nkuyeho inshingano z'urugo nizo zigomba kubanza, ngomba kwerera imbuto abo mu rugo rwanjye. Murakoze cyane. Pasiteri arambwiye ngo ntabwo akwiriye kuta inshingano ziwe, hanyuma hari akantu ambwiye ngo itangira ry'ijuru rya mbere ritangirira he? Mu rugo. Umbwiye amagambo akakaye cyane. Hanyuma se babandi bagira umwiryane mu nzu bo bameze gute? Nitangira ry'iki? Watubwiye ngo itangira ry'ijuru ribanza mu ngo zacu, hanyuma babandi bagira imiryane mu nzu iwabo kandi nabo bajya mu nsengero, nitangira ry'iki? Urabona, ubajije ikintu cyiza cyane. Uravuga uti se bariya abantu baba basenye ingo icyo gihe baba batangiye iki? Ubundi twakagombye kugira umunezero n'ibyishimo mu rugo rwacu. Icyo gihe rero iyo ingo zacu zitameze neza, iyo harimo imidugararo, iyo harimo ibibazo, ni ikuzimu. Sinabura kubivuga, ni ikuzimu, kuko iyo dusomye imigani ibice 15 umurongo waho wa 27 ngo urarikira indamu ateza urugo rwe imidugararo, ariko uwanga impongano azarama. Ngo umuntu wese urarikira indamu, kenshi abantu bakunze kugira ibyo bibazo kubera ko bararikiye indamu. Ashaka kugira urugo nk'urwa kanaka ariko adashaka kurukorera. Ikintu cya mbere rero, iyo watangiye kurarikira indamu, niko cya gihe usenya, uzana uteza imidugararo mu rugo rwawe. Yego, ndakumva pasiteri. Bivuga ngo iyo umuntu yashatse umugore, agomba kumenya imico y'umugore we, n'umugabo akamenya ingeso z'umugore we. Hari umuntu tuherutse kuganira pasiteri, uyu muntu tuganiriye ndamubwira amagambo abiri. Ndamubwira ni rero kushakira mu isi ni nko gushakira mu gihonomo cyangwa se mu rupfu. Gushakira mu rusengero, kuko mu rusengero ho namaze kumenya yuko mu rusengero hazamo abarwayi. Gushakira mu rusengero ni nk'ukuntu ujya gushaka umurwayi, ariko iyo ari kuza kenshi mu rusengero mumwigisha amagambo y'Imana, arafashwa, yarangiza gufasha ubwo burwayi bukagira gute? Bugakira. Burya birasaba ngo tujya mu nsengero mu gihe cyose, kandi twumve ijambo ry'Imana icyo ritubwira, kugira ngo tubashe kubaka ingo zacu. Niko bimeze se? Mu by'ukuri urusengero ni nk'ibitaro. Urusengero ni igaraje. Umuntu wese uje mu rusengero, icya mbere abarwaye, icya kabiri abashaka guhinduka. Ijambo ry'Imana riratubwira rero ngo niduhinduke muri Kristo Yesu. Wa muntu waje mu rusengero akaza afite umutima wo guhinduka, arahinduka. Kandi mu by'ukuri mu nzu y'Imana tuhabonera ibyiza, ariko nuko abantu bya byiza babifata nk'akamenyero, ahubwo bakabifata uko byibishakiye. Tuzi neza ko Kristo iyo ari muri wowe ubicyaremwe gishya. Ni ukuvuga ngo hari ikindi kintu abantu bagomba kumenya, yaba bari kuza mu rusengero bakeneye kugira ngo bafashwe n'Imana. Iyo turebye mu migani ibice 17 umurongo waho, aho ngaho ku murongo waho wa mbere, ngo utwo kurya dukakaye turimo amahoro turuta urugo rwuzuye ibyo kurya. Ariko pasiteri, umaze igihe kingana ute ushatse cyangwa se wubatse urugo? Ko ndabona hari experience uzi, umaze igihe kingana gute? Njyewe nashatse 2004, ni ukuvuga ngo uyu mwaka mu kwezi kwa 9 ku itariki 28 nzaba maze imyaka
ushinze urugo irenga 20 ushinze urugo Imana ishimwe none muri iyo myaka 20 bivuga ngo nta kantu kagatotsi gashobora kuba karapinjiye uzwo nkurusha imyaka mu rugo nibyo koko mushimba muranduta kubaka urugo ariko nagira ngo mbabwire ngo urugo ntabwo ari ukuvuga ngo ni ubwenge urugo ntabwo rwubakwa n'ubwenge urugo ntirwubakwa n'amashuri urugo ntirwubakwa n'abantu ahubwo urugo burya rwubakwa n'Imana iyo twashyize Imana imbere hari ikintu uvuze uti ese nta kibazo mwahuye nacyo ikibazo ntabwo kibura kuko abanyarwanda bavuga ngo ntazibana zidakomanya amahembe ibibazo biraba ariko Kristo aradushoboza nk'uko Pawulo yavuze ngo nshobozwa byose na Kristo kuko Kristo ari wumva imbaraga Imana ishimwe hanyuma se pastor nk'uyu muntu wavuze ngo gushakira mu isi ni nko gushakira kuzimu yego gushakira mu rusengero no kujya gushaka umurwayi twamuhiye inama yihe nziza yahitamo y'urushako inama ya mbere nshobora guha uwo muntu kuko twabivuze urusengero hazamo abantu bose hazamo abarwayi kandi koko baba bakeneye gufashwa nge icyo namugiraho inama ni ukureka imyumvire y'uko mu rusengero gushakiramo ari nko gushakira muri gehinomu ariko nagira ngo mubwire ngo ikintu cya mbere Kristo niwe wubaka Kristo niwe utanga umugeni w'ukuri Imana niyo yaguha umukunzi ariko cyane cyane uwo mu nzu y'Imana kuko we aba yumva n'ijambo ry'Imana byaba byiza kuko hari amahirwe y'uko yahinduka nabonye iruhande rwawe hari umushitsi sinzi niba wamuha mikrofone nawe agatwibwira reka tumwakire nawe twibwira amazina yiwe Murakoze ego nanjye nitwa Johnson ego nkaba nanjye nsengera muri Elohim Imana ishimwe hanyuma Papa Johnson umaze igihe kingana gute nawe wubatse nanjye aba ari igihe kirekire kandi si gitoya kuko akabakaba mu hafi imyaka 10 yego ntabwo ari imyaka mikeya cyane Imana ishimwe hanyuma ni ubuhe butumwa ushobora guha abantu mu myaka 10 wubatse urugo ni ubuhe butumwa ushobora guha abantu bubaka ingo ubundi urugo bisaba kwihanganirana bisaba guca bugufi kuko nkuko pasiteri yabivuze kubaka ntabwo bisaba ubwenge bisaba amashuri byose bisaba imbaraga z'Imana murakoze cyane Papa Johnson muri kumwe n'uwitwa Mama Sandrine Mama Sandrine prophetess Mama Sandrine sifiwe nyota pasteur apotre bishop hanyuma nanjye ndabasramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu reka ntange ubutumwa butoya ku bantu bubaka ingo ngewe maze imyaka 32 nubatse urugo murumva ko ngewe ndi umukecuru ndashaje ariko mu by'ukuri urugo rwiza ni ijuru rya mbere kandi ijuru rya mbere tuzaribonera hano mu isi ikintu natangamo nk'ubutumwa mu nzu habamo umugore hakabamo n'umugabo icya gatatu kiza ni umwana bivuga ngo nibo bubatse umuryango nibo bubatse urugo
mbere y'uko umwana aza haza umugabo hakaza umugore. Uyu mugore rero n'umugabo ijambo ry'Imana avuga ngo babaye umubiri umwe. Barangiza kuba umubiri umwe bivuga ngo buri muntu wese agomba kwihanganira ingeso za mugenzi we, kuko twese nubwo twaremwe mu karemano k'ishusho y'Imana, ariko buri muntu wese afite kamere yiwe, buri muntu wese afite imyiterere yiwe. Hari abaremwe buzuzwa umunezero gusa, hari abaremwe ugasanga umuntu arabyutse yababaye, hari abandi batomboka. Ariko iyo umuntu amenye mugenzi we kavuga ngo uyu intege nke aratomboka, wowe ntabwo umufatira kuri izo ntege nke ze, ahubwo umenya uburyo kiri bugendane nawe. Umugabo nawe yabonye umugore we akabona ko umugore we ateye gutya, nawe namufatira muri izo ntege zo ngizo, ahubwo amenya uburyo cyari bugendane nawe. So icyo nshaka gutanga nk'ubutumwa, ndifuza ku banyarwanda bose bari butwumve n'abandi hirya no hino muri bumve iki kiganiro, ndashaka kubabwira ngo twihanganirane mu ngo. Hato na hato ingo zasenyutse, ukabona umuntu yasenye urugo, afite abana, atangiye kugira abuzukuru, kumva ngo profetesi yamubwiye cyangwa profesi bamubwiye nguriya ntabwo ari ubushake bw'Imana. Kabaza ntese Imana bashakana icyo gihe Imana ntabwo yari ihari? Bivuga ngo Imana yari ihari, kuko Imana itavuze ko bitari ubushake bwayo, ahubwo ikavuga umugore amaze kubyara abana 5 afite n'abuzukuru, ukasanga nibwo Imana ngo ije kuvuga ngo uriya mugore ntabwo ari ubushake bw'Imana. Bakozi b'Imana, mureke gutukisha Imana, mureke kwanduza Imana, twiyitirira ngo niyo yavuze, kandi nkuko pastor yabivuze ari irari ryacu. Ariko ikintu nshaka kubabwira ngo ijuru ryacu rya mbere ni ingo zacu, tugomba kwihanganirana. Uyu mwana aje mu rugo rero ntabwo ushobora guha umwana agaciro kuruta papa we, oya ntago, kuko abagore benshi bajya bagira izo ngeso, ugasanga arabyaye noneho ntago bakita ku bagabo babo, ahubwo bita ku bana. Oya, menya yuko mbere yuko umwana aza umugabo niwe wabanjije, kandi umugabo nawe ni umwana, umugabo nawe ni umwana. Kandi ni ukuri pe, umugabo ni umwana, uko wamufashe niko agenda. Ariko by'umwihariko twihanganirane, twe gusenya ingo zacu ngo kubera ko bavuze byagenze gutya. Twihanganirane kugira ngo ijuru ryacu rya mbere turibonere mu ngo zacu, hanyuma tuzaraga ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Murakoze cyane kuri iki kiganiro, bantu muri butwumve. Washiraho commentaire, wakora niki subscribe, ukakora share, commentaire, ibyo byose, kandi Imana ikahabwa icyubahiro. Ariko by'umwihariko tumenyane, buri muntu wese amenye intege nke za mugenzi we, amenye n'uburyo kiyagira gute yazigendamo neza, bizadufasha. Murakoze cyane mtumirwa wacu Pastor Chuma, murakoze cyane mtumirwa wacu Papa Johnson. Nanone twatangiye Pastor Chuma ari gusenga, reka twongere tumwiyegereze microphone atusengere mu kurangiza ikiganiro. Murakoze. Imana ibahe. Mana turagushimye, watangiranye natwe kandi tuvuze ibyerekeranye n'ingo. Reka buri muntu wese ufite ikibazo mu rugo rwe, buri muntu wese wumva byamuyobeye, yumva ko urugo rwe rwabaye gehinomu, muhereza amahoro ahubwo ruhinduka ijuru, umunezero utaye muri buri muntu. Buri muntu wese ufite agahinda n'ububabaro, warembejwe n'urugo rwe, wabuze amahoro, umuha amahoro. Wubake ingo z'abakozi bawe, wubake ingo z'abagaragu bawe, kandi ukomeze wambike imbaraga abantu bawe, kuko ijambo rya ritubwira ngo dushobozwa byose na Kristo kuko ari buduha imbaraga. Reka udafite imbaraga umuha imbaraga, udafite kwihangana umuhe kwihangana, udafite gukomera umuhe gukomera, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.